Soma msemaji. Abantu bari mu bigiramo kwira gatanu. Inyana kiragirite. Tukaba kurane kuri kwimana. Yuko shiti muvariwe. Hari aranduranye kuri kwimana. Gukurikiza ibinyoma. Bagakurikiza ibinyoma. Ibakaragira ibyaremwe. Barangiza bagafata ibyaremwe n'Imana bakabisenga. Bakabikorera. Kubirutisha Imana rurema. Bakabifata bakabirutisha Imana rurema. Kandi arishima iteka ryose. Amen. Kandi iyo Mana yacu ari ikwishimye, ari ikwiriye amashimwe iteka ryose. Amina. Bavandimwe, rero ntabwo bikwiriye yuko ufata ibyaremwe ngo tubipfukanye nk'uko tujya tubyumva cyangwa se nk'uko tujya tubibona. Bavandimwe, dukwiye gupfukamira iyo Mana yacu. Igikwiye n'iki se inshuti muvandimwe? Ugihumeka umwuka w'abazima, ukiryama ukabyuka bikemera, ukibasha kugambirira umurimo ukora kandi bigakunda. Bavandimwe, twakora iki? Yesaya 5:5-6. Yesaya 5:5-6. Inyana kiragirite. Umushakisha Uwiteka abigisha bakayobwa banwa. Nuko nshuti muvandimwe, wowe ugifite amaso yawe atarahuma, wowe ugifite amaguru yawe atarahura n'ubumuga, wowe ukibasha kugenda bigakunda, ukibasha kugambirira bigakunda, ushakisha Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Nimumwambaze akiri bugufi. Urangiza mumwambaze Uwiteka akiri bugufi, ukibasha kumuhamagara bigakunda. Umunyabyaha areka ingeso ziwe mbi. Maze umunyabyaha areka ingeso ze mbi. Ukiranirwa areka ibyo yibwira agarukira Uwiteka. Uwakiranirwaga areka ibyo yibwiye maze agarukire Uwiteka. Nawe aramugirira ibambe. Uwiteka ni umunyambabazi. Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Bavandimwe, uwo Uwiteka ntaho yenda kujya, arahari. Ariko hari igihe tujya tumuhamagara ntatwumve. Kubera iki? Iyo dufite amahoro, iyo dufite ubuzima, iyo dufite ibyo kurya, iyo dufite ibyo kunywa, iyo duhaguruka bikemera, Uwiteka ntabwo tumwibuka. Ariko iyo bihindutse gatoya, kuko Abanyarwanda bavuze ngo bucya bucyana ayandi, iyo bwacyanye ayandi ugahamagara Uwiteka wageze mu kaga, Uwiteka ntabwo akumva. Mureke tumwambaze rero akiri bugufi, bigishoboka kubonwa Uwiteka, tugifite imbaraga, tugifite amahoro y'ugukunda. Kuko ibi bikiri igihe hari igihe duhura n'ingorane, maze twamuhamagara twasenga ayo masengesho akaba nk'ayandi bagira ngo ni amapakira ngo Uwiteka atakibasha kuko Umwigisha hano baratubwira ngo nimuhamagara Uwiteka bigishoboka yuko abonwa. bigishoboka ko abonwa. Wihamagara Imana wapfushije. Wihamagara Imana kubera ko warwaye. Wihamagara Imana kubera ko barembye waheze mu nzu. Wihamagara Imana ngo nuko wageze mu bitaro ku Munini cyangwa se Butare. Wihamagara Imana kubera ko warwaye transiperi igiye i Burayi kujya kwivuza kanseri. Uhamagare kuko wabyutse bikemera, uragambiriye bigakunda, kubera ko wasohotse mu nzu bigakunda, utangire usenga Imana ubwite Imana wakoze. Ese cya gihe wari ufite ubuzima wibutse yuko Imana ibaho. Wibutse ese watekerezaga yuko Imana wibukaga ko ubwo buzima ufite ari Imana yabuguhaye. Cya gihe wari umusore cyangwa uri inkumi wibutse yuko Imana isengwa. Cya gihe wari utwite igisa kitanakugeraho, wari uzi yuko icyo gisa kizakugeraho, ugahamagara Imana kugira ngo ikubohore. Ni ukuri kw'Imana mwigisha. Hari abantu bava kwiyambara bagiye gusenga kubera ko babuze ahandi bajya. Kubera ko bahuye n'ibibazo ndetse bagatangira umva birabona bari isengero byakomeye, kandi nyamara ntabwo wigeze usengera ngo wari ufite ngo Imana yagukomereze. None se kuba hari ikibazo gusenga Imana ikiri muzima ukaba ubonye amasengesho yatagiriye ngo umuhogo ukajya guhuza ngo bagusengere, ukajya kubara ugatangira ugatera imisozi, ugatangira ukabariza aho wasenga ngo ahananga Imana iravuga ngo gutya, uribuka Imana ibyo byose bitarakugeraho. hari we bagiye gusengera n'uri ugiye kugusengera wumva akababaro n'inde. Ntabwo kumva nta nubwo akazi wowe ubwawe wagatekereje ko uwo mwoyo uzakugeraho, ugatangira ugahaguruka hakiri kare katarakugeraho. Ni impamo y'Imana. Bavandimwe, Yesaya 6:6 gusobanura. Yesaya 6:6 Imana iti mwambonye nande twabana. Uwiteka aravuga ati mwampana nande twabana, kandi mwashushanya nande twasa. Uwiteka washushanya nande basa. Uwiteka wamuhanye na mama wawe se, wamuhanye na papa wawe se. Inyoko aheruka kurya ariko ntazi kukura, ntazi niba yiyongeraho santimetero, ntabwo abizi ntarabona santimetero yiyongeraho. Nubwo batwara itara ku muti byara umwana ukazarinda upfushiramo umwuka, ntabwo wazabona umwana arimo kuzamuka cyangwa amanuka. Ariko musinajyo uzina kandi kawe uzajya mu mwaka imyaka
buriga nigeze igihe cyo kumera uzagera mu mwanya mu gitondo usanze igishiro kiba cyatangiye kuzamuka uhahagarare ninde wari bwabo n'igishiro kiza mu butaka akabona kirazamutse cyangwa agakibona kirimo kubumbura kigeze gutya ninde wari bwabo n'igitoki ubwacyo kibumbura ninde uretse Uwiteka wenyine udufashije rwose ubanza uzirikana ibyo umuntu Uwiteka akora wumva ko ntawe wamuhura ntawe wahana n'Uwiteka nta niwe wamufashanya nanjye k'umugabo se k'umugore se Uwiteka wamufashanya nanjye ko ntawe wari bwamubonere wowe mwigishwa umwuka wa mbere uravuna ariko n'umwuka wa nyuma urimo gusohoka nawe uravuna uraniga ukarwana nawe kugira ngo bakarwana kugira ngo bakongerere umwuka ariko Uwiteka kuko ari we bitegeka n'abadari kibabaje hari igihe usanga umubyeyi arimo kurira ugasanga arimo ararira ijwi narubwo rizamo agahamagara ati mumuhamagare kana umuhamagara biyoga kandi uzamerewe nabi mumuhamagare musaba imbabazi mumuhamagare ngira gutya cyari kaza kugeza aho umwuka wa mwuka wavugishaga abantu bakundaga ugatumira neza neza uri mugenda umwana wanjye rwose muhaye munsi y'urugo nawe ubwawe birakunaniye ugatangira ugacama rero ibyakunaniye ugiye kubiraga umwana wawe nzaba mbarira bavana imbere mureke Uwiteka ni umunyembaraga ntawe wamuhwanya nawe Timoteyo wa mbere 3:16 Timoteyo wa mbere 3:16 Imana niyo yonyine ifite kudapfa iyo Mana bavanye turimo tubabwira abantu tujya tugenda tugahita bikarangira na Yesu bwe bavuga ko yarapfuye n'intumwa zose ngo zarapfuye ariko Uwiteka ngo yarapfuye amara iminsi 3 ubuzima ngo arangije arazuka none se bavanye abavuga yuko Yesu ari Imana babizera hehe ijambo ry'Imana ariko mwigisha uretse na Yesu mbagomba yarapfuye arazuka nawe ubwawe abana bawe babyaye bazi neza yuko bagushinguye cyangwa je bakabazi ko bashinguye batemberana mu mwikaritsiro bakambona bagegera se bakuruka none se ubwo ninde wajya kuramya Mose mukanda zikaba baguhunga yego komeza niyo yari ifite kudapfa iyo Mana tubabwira niyo yonyine ifite kudapfa iba mu mucyo utegerwa iba mu mucyo utegerwa ariko Yesu abantu baramwegeraga baramureba banasangiye nawe Muhamadi baramwegeraga nta muntu wigeze kuyireba nta muntu n'umwe wo mu isi wigeze kubona iyo Mana yacu kandi nta n'uwabasha kuyireba nta n'uwabasha kubireba icyubahiro n'ubutware bidashira n'iby'amateka ryose amen n'iby'Imana iteka ryose amen Yeremiya 10:10 Yomishuri mwangu gira batumeho inyariko iragira iti ariko Uwiteka niwe Mana nyamana ariko Uwiteka tubabwira niwe Mana nyamana n'Imana ihoraho Imana ihoraho imanira byose Imana biriho byose isi itigishwa n'uburakari bwayo isi igitigishwa n'uburakari bw'Uwiteka kandi amahanga ntabasha kuyagarira umujinya wayo ntabwo amahanga yose abaho mu isi ntabwo ajya abasha kwihanganira umujinya w'Uwiteka muzababwire mutya muti abo bose bajya bafata Imana bakayijyana cyangwa bakayitiranya muzababwire mutya muti ibyo bita Imana biteranye ijuru cyangwa isi ibyo bintu byose babita Imana bitareba ijuru cyangwa isi bizacibwa ku isi no mu ijuru ibyo byose bizacibwa mu isi ndetse no mu ijuru Imana Imana isi n'imbaraga zayo niyo yaremye imbaraga nihe isi n'imbaraga zayo isi n'abayirimo isi n'abayirimo yayikomereje n'ubwenge bwayo yayakomeresheje ubwenge bwayo ijuru naryo yaribambishije ubuhanga bwayo iyo iranguruye ijwi iyo Mana iyo iranguruye ijwi mu ijuru harimo guhorera kw'amazi buri kagwa abantu tugahinga tukeza tukarya tukadamara twanywa tukibagirwa Imana Yesaya 44:24 Yesaya 44:24 Imana iti Uwiteka umucunguzi wawe Uwiteka umucunguzi wawe aranguje arakiri mu nda mama yawe aravuga ati ariwe wagukujije uri mu nda mama yawe arakubwira ati Uwiteka nijye waremye byose Uwiteka nijye waremye byose Imana iti
ingamba isi abo twari kumwe ninde bari kumwe n'Imana bavandimwe kandi byose ari Uwiteka warakoresheje ubuhanga bwe rero bavandimwe Imana dufate uko yivuze na Yesu tumufate uko yivuze ariko mbere kuvuga Yesu uko yivuze Korani 12 umurongo wa mbere Korani 12 umurongo wa mbere Imana iti vuga uti iyo ni Imana imwe rukumbi iyo tubabwira ni Imana imwe rukumbi Imana nyiri kwishyikirizwa Imana nyiri kwishyikirizwa iyo Mana ntibyaye Imana ntabwo ibyaye nta mwana igira kandi iyo Mana ntibyawe iyo Mana ntabwo ibyaye nta papa igira nta na mama igira nta na kimwe kimeze nkayo nta na kimwe kimeze nk'Imana bavandimwe noneho rero Yesu ubwe wabyivuge Muhamadi we avuga iki kandi benshi bagenzwa ngo abasenga basenga Muhamadi we avuga iki Korani 18 ijana na 10 Korani 18 umurongo ijana na 10 Imana iti yewe Muhamadi we Imana iti yewe Muhamadi we vuga uti mu by'ukuri genda umuntu nkamwe yewe Muhamadi mu by'ukuri genda umuntu nkamwe bishurirwa yuko yewe Muhamadi bishurirwa ko Imana yari Imana imwe Imana yacu twese ari Imana imwe Uwiteka kuzahura Nyagasani we maze rero kandi uwizera kuzahura na Nyagasani we nakora ibikorwa byiza bitunganye ibikorwa byiza bitunganye kandi abanyikanye na Nyagasani wiwe yaramuka tubanikanije na Nyagasani we n'uwo ari we wese bazabone bakagibagikana Nyagasani n'umuntu wese cyangwa n'ikintu icyo ari cyo cyose kuko Imana ni imwe rukumbi dukwiye gusenga Imana si umuntu nka Yesu Imana si umuntu nka Yesu Imana si umuntu nka Muhamadi yego bavandimwe kandi nta n'umuntu uhanye n'Imana kubara 23 musomaji kubara 23 umurongo ijana na 19 Imana si umuntu ngo ibeshe Imana si umuntu ngo yibeshe kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze Imana si umwana w'umuntu ngo yicuze bavandimwe iyo Mana ntabwo ibyo yakoze ntabwo ukwiye kwinegirija kuko ntacyo yarabasha kugira gukora na kimwe mu byo Imana yakoze bavandimwe Uwiteka dukwiye kumwubaha ndetse tukamutinya kuko Uwiteka niwe akwiye gutinywa iteka ryose bavandimwe rero birakwiriye yuko twubaha Imana tugasenga Imana nk'uko Yesu nawe yayisenze nk'uko Yesu nawe yayubahaga nshuti bavandimwe Korani 2 makumyabiri yose nagize Korani 2:21 Imana iti yemwe bantu muri hano mwese cyangwa se n'abantu batuye ku isi bose nimusenge Uwiteka ati nimusenge kuko ari jye Nyagasani wanyu kuko ari jyewe Nyagasani wanyu wabaremye nkarema n'ababanjirije bose kugira ngo musenge ntabwo Imana yakuremeye ikintu ntabwo Imana yagukoreye kuko bajya Imana wafashe ikimana udakuremwa wayigishije inama ugira Imana idakugira inzobe warayibwiye ngo muzagire inzobe Imana idakugira agakara keza cyangwa se igikara warayibwiye ngo muzagire gutya rero Uwiteka nta kintu yakuremeye twese yaturemeye kugira ngo tumusenge tuzajye tubigaragira Yesu se nawe yasenze Imana uko tubisanga muri Luka 11 musomaji Luka 11 umurongo wa mbere Yesu arara muri gusenga ari ahantu hamwe arimo asenga arangije mu bigishwa be yuko arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati databuja twigisha gusenga Yesu twigisha gusenga kuko yanabyigishije abantu be kuko Yesu nawe yabyigishije abantu bose yarabikoze Matayo 3:9 Yesu ati nuko musenge mutya muti nuko nimujya gusenga mutya muti data twese data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe bose ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru dusengesha natwe turabizi rero bavandimwe uravuga ku by'Imana ukwiye gusenga uravuga ubuhangange bw'Imana bwakwira bugacya turabivuga tuve mu nzira n'abazadukurikira bazava mu nzira bagende kugeza igihe cy'imperuka bavandimwe ntabwo twaba twari bwabirangiza rero mfite isomo ryanjye Gutegeka 2:4 musomaji Gutegeka 2:4
munsi menye iki nuko rero ufite umuvandimwe bari hano barimo bumva ubutumwa uyu munsi umenye iki ugishyire umutima wawe urangiza ugishyire ku bw'umutima wawe yuko uwiteka ari we mana mu ijoro no mu isi nta yindi mana uzaba niba uzashaka kuzana bizaba ari ibigirwamana ntabwo ariyo mana y'ukuri ikwiye gusengwa rero bavandimwe ndashoje mvuga ngo amahoro y'imana abane namwe reka se umuyobozi akomeze yakira mikoro